Nubundi nkwaye ikaze gukurikirana ibiganiro bya KIVU Update, ikaze makuru yacu agezwe n'ubundi turacyari muri iyi nkuru ikomeye cyane. Inkuru yakomeje kugenda ituma abantu bacika ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga. Ni nyuma y'ibyabaye aho mama w'u Rwagasabo TV batangaje inkuru nanone bavuga ko Kinshasa yatangaje ibihuha mu nama yaberaga muri Kenya, ariko Min Nduhungirehe akaza kuza asubiza mama w'u Rwagasabo TV ndetse na Scovia n'abanyamakuru bagenzi be, ababwira ko inkuru batangaje ishobora guteza urujijo mu baturage. Nyuma yaho witwa Scovia ni yaje kuripfana nk'uko twayabwiye mu kiganiro cyacu cyabanje, nawe yaje amusubiza amubwira ko byaba ari byiza bagiye bakoresha indimi zose ndetse kandi bagashaka abantu bakoresha ikinyarwanda neza mu biro byabo, kugira ngo bajye babwira abaturage bahari hose apana b'Uruseri, babwire n'abaturage batuye mu bice bigiye bitandukanye by'ibyaro mu Rwanda batumva icyo gifaransa cyangwa se icyongereza. Ariko ibintu byakomeje kugenda biba ibindi kubera ko byagiye bifata isura. Witwa Oswakibu, umunyamakuru ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, nawe yaje ahita ari playinga kuri Dr Min Nduhungirehe amubwira ko byaba ari byiza yakoresha DM, kubera ko yavuze ati DM ya Scovia irakora. Ibyo ngibyo nabyo byakomeje kugenda biteza ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi baciye ku rurondogoro, bamwe bajya ku ruhande rumwe bavuga ngo byari bikwiye ku Rwanda amatangazo abaturage bakeneye kumva agiye ashyirwa no mu Kinyarwanda kugira ngo benshi batumve icyo gifaransa n'icyongereza babyumve ku buryo bworoshye. Ariko abandi bakomeza bavuga yuko byagakwiye n'ubundi gukoresha icyo gifaransa kubera ko cyemewe mu mategeko y'u Rwanda mu nzego z'ubuyobozi runaka, cyane cyane ko abari n'amatangazo cyangwa se abari titire cyangwa se imvugo zishaka kumenyekana cyangwa se imvugo zibwira n'ibihugu by'amahanga, cyane cyane na muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga mu gifaransa, kubera ko ni nacyo inkuru yari irimo cyangwa se ijambo rya Minisita Nduhungirehe yari ririmo. Ariko kugeza uyu munsi, kugeza kuri iyi saha, ibintu byafashe indi ntera. Mu masaha yashize witwa Scovia yagarutse kuri ibyo ngibyo, ariko nanone mu kiganiro yakoreye kuri mama w'u Rwagasabo TV anemeza yuko bitagakwiye kuba Min Nduhungirehe avuga biriya mu gihe yize Belge, Ecole Belge, akaba yarabaye mu bihugu by'amahanga, rero bimwemerera kuvuga igifaransa neza. Rero ikibura nawe ari ubushobozi kugira ngo babe yabigeraho. Ariko si byo byonyine, kubera ko amagambo yakomeje kugenda acika ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga. Umuvugizi wungirije w'umujyi wa Kigali Nirenganya nawe yaje akora reply kuri aba bombi, ndetse aranabamentoringa Scovia Mutesi ndetse na Min Nduhungirehe, agira ati kera tukiga itangazamakuru twigishijwe ko habaho uburenganzira bwo gusubiza no gukosora. Mu by'ukuri umuntu wakoze inkuru mu gihe utakoresheje amagambo ye uko yakabaye cyangwa se direct quote akagusaba gukosora kuko wamubeshyeye, ntabwo uburana ko utamubeshyeye kuko utangaza ibyo yakosoye nabyo ni indi nkuru. Kera ibintu bitarahinduka, gutangaza ibyo Minisita Min Nduhungirehe yakosoye rwose byari kuba bihagije, kandi nabyo byari kuba ari inkuru ikomeye cyane. Uwitwa Scovia Mutesi ntago yaje guhita yiranga, kubera ko yaje gusubiza Nirenganya, aramubwira ngo numenye icyo yavuze twabeshye uze kudufasha tugikosore kuko ntacyo yavuze. Ibi ngibi yabisubije umuvugizi w'umujyi wa Kigali Nirenganya. Ariko nkuko nakomeje kwinababwira ku mbuga nkoranyambaga, ntibyaje kurangira ngo kubera ko abantu benshi mu byiciro bigiye bitandukanye bagiye batanga ibitekerezo byabo, kuva kuri bo ba Oswakimu batanze ibitekerezo byabo. Ariko witwa Munyakazi Sadate ni umushoramari, akaba n'umukunzi, yarigeze no kuba n'umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport, umwe mu banyamakuru beza cyane igihugu gifite, nawe yanditse amagambo maremare cyane ariko akuyemo ibintu byinshi. Aragira ati Afurika turacyafite urugendo rurerure cyane, igihe indimi z'amahanga dukunda kwita izabagashaka buhake ziduteranya kugeraho imitsi yirega. Indimi z'amahanga zimfasha kuvugana nabo nkeneye, impamvu tuziha agaciro karenze nuko nyine tukibakeneye. Turamutse dukoze cyane twiteza imbere, abazungu nabo badukenera, nabo bakiga indimi zacu cyangwa se bagashaka ababafasha kuzisemura. Abanyaziya biteje imbere bavuga indimi z'abazungu, ntibakivuga indimi z'abazungu cyane, bakomeye ku ndimi zabo kandi ntibatewe ifunwe
no kuba bazi ndetse bagira indimi zabo bari kuzivuga. Ntago umurusiya, umushinwa, umuturukiya, umwarabu, umunya-Iran uzamubonana mu ntambara y'indimi z'amahanga, ariko ntibabuza gutera imbere, ntibabuza kuvugana n'abandi. Nge mbona twakagombye guharanira iterambere rirambye, tukaba abakire, ibindi bizaza umunsi mwiza rubyiruko. Ni Sadate nawe yaje akritika avuga kuri ibi ngibi byakomeje kugenda bicika urundogoro ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kugenda bibaza niba byagakwiye kuba umunyamakuru nka Scovia yatera amagambo na minister, usibye ko atari no gutera amagambo wenda, ariko nanone abandi bantu bakaza batanga igitekerezo bibaza niba byagombye kuba, kuko amatangazo ari mu gihugu cy'u Rwanda avugirwa abanyarwanda, abwirwa abanyarwanda, yakagombye gukoreshwa mu bijyanye n'indimi z'amahanga aho gushyirwa mu kinyarwanda. Ariko nyemera wenda nsoreze kuri ibi ngibi byatangajwe na Dr Dash. Uwitwa Dr Dash we yavuze ati burya gusoma ibitabo birafasha akazi ko gutangaza amakuru ndetse no guca bugufi n'ubupfura bwa karanze buri munyarwanda. Mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 8, riteganya ko Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa ari indimi zemewe mu butegetsi. Inyandiko z'ubutegetsi zishobora kuba mu rurimi rumwe cyangwa rurenze rumwe mu zemewe mu butegetsi. Rero wemerewe gukoresha rumwe muri izo ndimi mu gihe ubwira abanyarwanda, kandi biba bikurikije amategeko. Kuba nyakubahwa Min Nduhungirehe yakoresheje rumwe muri izo ndimi bitewe n'impamvu z'akazi, ntawe ugomba abigombera ubusobanuro. Niba ikinyamakuru kidafite ububasha bwo gusesengura cyangwa kubaza ibyanditse, kirabyihorera kuko utumvise neza ibyo yavuze, ushobora kuyobya abagukurikira. Reka mbe mpagarike aho ngaho, nanasoreje inkuru yanjye aha ngaha. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe ukandi kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment.